Reka twongere dushime Imana kubw'uyu mwanya tubonye, tukaba tugiye kwigana ijambo ryayo. Reka nongere mbasabe kugira ngo dutegere amatwi icyigisho tugiye gutangirana muri iki cyumweru, aho tugiye kwigana icyigisho gifite insanganyamatsiko igira iti kwigisha abigishwa umugabane wa kabiri. Aha rero tuzirikane ko turi kwigana igitabo cya Mariko nk'icyigisho cy'iki gihembwe. Icyo kwibukwa cy'iki cyumweru kiboneka muri Mariko igice cya 10 umurongo wa 45, kuko umwana w'umuntu ataje gukorerwa, ahubwo yaje gukorera abandi no gutangira ubugingo bwe kuba incungu ya benshi. Bene data rero, ndagira ngo dutegere amatwi iki cyigisho kandi tuzite cyane mu kwiga ingingo za buri munsi muri iki cyumweru. Mbere ko tujya mbere mu cyigisho cy'uyu munsi, dusenga Imana. Data twese uri mu ijuru, turagushimye, turaguhimbaje. Tugushimye kuri umuremyi wacu, ukaba waduhaye umwanya wo kwiga ijambo ryawe kuri uyu munsi wa none. Turakwinginze rero ngo ubane natwe muri iki cyigisho cy'uyu munsi, nibyo dusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Icyigisho cyangwa se insanganyamatsiko tugiye kwigiramo muri iki cyumweru ni ukwigisha abigishwa umugabane wa kabiri. Icyigisho cy'iki cyumweru kizibanda muri Mariko igice cya 10 cyuzuza umugabane w'ingenzi, aho Yesu yigishaga abigishwa be ibijyanye no kwitegura umusaraba. Hafi y'icya kabiri cy'iki gice havuga ku bigishwa ba Yesu ubwabo, maze ahasigaye hakibanda ku bibazo by'ingenzi bijyanye no guhindura abantu abigishwa, ariko bikaba byaravuzwe mu ndorerwamo z'abandi bagize amahirwe yo guhura na Yesu. Abafarisayo baraje bajya impaka nawe ku kibazo cyo gutandukana kw'abashakanye. Ababyeyi bazaniye Yesu abana ngo abahe umugisha. Umusore w'umutunzi yabajije Yesu ibijyanye n'ubugingo buhoraho, kandi impumyi yasabye Yesu guhumuka. Icyo gice cyo mu butumwa bwiza bwanditswe na Mariko kirimo inyigisho z'ingirakamaro zerekeranye n'icyo gukurikira Yesu bivuze, n'icyo kubaho kwazo bivuze ubu no mu gihe kizaza. Havugwa ku gushaka k'umugabo n'umugore, kubyara abana, n'ibijyanye n'ubutunzi, n'ingororano ndetse n'ikiguzi cyo kumukurikira. Icyashoje ibyo byose ni ugukurikira k'umuntu wa kabiri w'impumyi uvugwa muri Mariko igice cya 10 umurongo wa 46 kugeza 52. Ibyo rero nitubigereranya n'ibivugwa muri Mariko igice cya 8 umurongo wa 22 kugeza 26, ari byo bishyira umusozo ku bivugwa mu mugabane wa kabiri. Mariko igice cya 8 umurongo wa 22 kugeza igice cya 10 umurongo wa 52 n'ubusobanuro bwiza buvuga ku byo gukurikira Yesu bisaba naho bigeza umuntu. Inshuti bakundwa rero, twese hamwe ibi byigisho bitegurira umuyoboke wa Yesu, yaba umwigishwa wo mu myaka 2000 ishize cyangwa uwo muri iki kinyejana cya 21, ku nzitizi abari mu murimo wo guhindura abantu abigishwa bahura nazo.
Reka nshuti mukundwa, nkurarikire kugira ngo tuzigire hamwe ibyigisho by'iki cyumweru bizarusheho kudufasha kwigira imbere ya Yesu, bizarusheho kudufasha kugira ngo tube abigishwa bazima ba Kristo, ndetse bizarusheho no kudufasha kuba abantu bakwiye guhindura abantu abigishwa ba Yesu, kandi bikadufasha cyane kwitegurira kuzamenya uko bizaba bimeze ku iherezo ry'isi. Reka rero turarikirwe kuba abigishwa bazima ba Yesu, nicyo ngusabiye nanjye nisabira muri aka kanya, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Reka dusenge Imana. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye, turaguhimbaje, uhabwe icyubahiro. Tugushimiye ko wabanye natwe, tugushimiye ko wakomeje kuturinda kugeza amagingo aya ngaya, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Turagusabye kugira ngo uduhe umwete wo kwiga ijambo ryawe muri iki cyumweru, nicyo dusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.